Hello, hello banyarwandakazi, banyarwanda mwese, uyu munsi ngiye kuvuga ku banyarwandakazi niyo mpamvu mbanje abanyarwandakazi, murakaza neza kuri channel yacu, channel yacu ni ahantu heza wakwigira ibintu bitandukanye ku buzima, cyane cyane tuzajya tureba ku buzima bw'umugore, turebe n'ukuntu ukundi n'undi muntu yagira ubuzima bwiza, ndetse ukaba wakwigirira icyizere rwose, ubugore bwawe, ubukobwa bwawe, ukabubamo rwose wumva wishimiye kuba umugore muri ubu buzima. Uyu munsi rero turavuga ku biribwa 10 byafasha umugore wese urengeje imyaka 30. Ibiribwa ugomba kwibandaho cyane kuko murabizi ko hejuru y'imyaka 30 mw'abantu mwe, kera twumvaga kubara imyaka 30 ari ibintu bidasanzwe ariko urayigira kandi ukayigera, niyo mpamvu ugomba kwiga kuyibamo neza kuko akenshi impinduka mu mubiri wawe zigenda zigaragara, hari hormone zawe ziba zagiye zihinduka uko zikora, umubiri wawe, uruhu rugenda ruhinduka ntirube rugifite itoto rimwe na rimwe, mbese imikorere y'ubuzima irahinduka. Nimba rero uri umugore uri hejuru y'imyaka 30 nuve hano. Twagiye rero ndaje mbabwire ikiribwa cya mbere. Ikiribwa cya mbere ugomba kwibandaho nimba urengeje imyaka 30 ni avoka. Avoka mu cyongereza baranditse ngo ni the hormone helper, ni umufasha w'amahormone. Ikize ku binure byiza kandi cyane cyane bidufasha, bituma imisemburo yo mu mubiri wawe ikorwa neza. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku myaka 30 estrogene yawe itangira kugenda igabanyuka. Ni ukuvuga ngo rero iyo bya binure byiza bituma estrogene yawe izamuka ikaba neza, murabizi ko estrogene niyo ituma tuba beza, tuba abagore, niyo itugiza rero gukomeza kuyongera. Ikindi kandi avoka zifite amafibre menshi cyangwa bya bikatsi, hari abandi babyita ngo ni intungamubiri ndodo, ni ukuvuga ngo buba bufitemo ubuntu bw'ubudodo bituma rwose ibyo wariye igogora rigenda neza kandi bikakugabanyiriza kubyimbirwa. Avoka kandi none yifitemo vitamine E ituma uruhu rwawe rusa neza, rukaba rumeze neza rwose, ugahorana itoto. Ukuntu rero ushobora gukoresha avoka bitakugoye, nimba utayikunda ushobora kuba, nimba ukunda simufu ushobora kujya ukora simufu ugashyiramo avoka cyangwa ukanayikata ukayishyiraho akunyu, nimba udakunda avoka ariko uyikunda we nta n'ikintu kiriho wayirya, ugashyiraho akunyu na ka black pepper, iba iryoshye cyane. Ni byiza rero ko nimba urengeje imyaka 30 wibanda kuri avoka. Ndaje mbabwire icya kabiri. Ikiribwa cya kabiri ugomba kwibandaho nimba urengeje imyaka 30 ni imboga rwatsi. Imboga rwatsi bazise ngo ni umwamikazi wa detox, umwamikazi wo gusukura umubiri, nka za spinach, kale, dodo, epinari, mbese imboga rwatsi muzi bitewe n'aho uri, n'amasogo n'ibindi. Banza ariyo mpamvu abantu bakuze bakunda isogo, buriya hari ukuntu basubizamo imbaraga. Izi mboga rero zifitemo magnesium, zikagiramo umunyu, ubutare bwa fer, ikagiramo calcium, mbese nyuma y'imyaka 30 uba ukeneye imbaraga, amagufwa yawe aba agomba kubona calcium kuko aba ari kugenda asaza, niyo mpamvu ugomba kurya zino mboga uzi ko zifitemo calcium. Ikindi izi mboga rwatsi zituma nanone umubiri estrogene, wa musemburo wa kigore wo mu mubiri wiyongera, bigatuma noneho ugumana itoto ryo kuba umugore. Ikindi kandi nanone zino mboga nanone zituma uruhu rwawe rusa neza rwose ukagira itoto, nibyo dukunda twese abagore. Uko ushobora kuzikoresha rero nazo ushobora kuzikoresha muri simufi, cyangwa hari ukundi kuntu nzabereka muri video ku yindi channel njya nerekanaho amavideo yo guteka, nzabereka ukuntu uziteka, ushyushya amazi agashyuha ugashyiramo umunyu, ugafata izi mboga ukazishyiramo gusa iminota mike ugahita uzikuramo ukazishyira mu mazi akonje, nibwo uba uziriye rwose zujuje intungamubiri. Nzabibereka nimbikora video nzayishyira kuri community, muzayibona kuri post abari kuri ino channel. Ni byiza rero ko ukoresha imboga rwatsi nimba urengeje, ni n'itegeko nimba urengeje imyaka 30, nubwo n'ahandi hose ari byiza ariko niba urengeje 30 byiteho. Ndaje mbabwire icya gatatu. Ikiribwa cya gatatu ugomba kurya, sindakiryaho ariko hari abantu bagikunda, hari umuntu ufite ubushobozi bwo kukibona, ariko mu Rwanda mu ma supermarket naho zikunda kuba zirimo, ni amafi yitwa salmon. Amafi ya salmon rero ni booster, ni ukuvuga ngo
navuga ngo ku ruhu rwose asubizamo intege uruhu, ni ukuvuga ngo abustinga uruhu rukomera neza n'ubwonko kwibuka, bwa bwonko buba butangiye kugenda bwibagirwa, iyo urya amafi cyane afitemo omega gatatu, ugira ubwonko buri smart, butari bwa bwonko ibintu byose bakubwiye ubyibagirwa. Ifi ya salmon nayishyizemo nubwo itaboneka mu Rwanda, ntibanze kuboneka cyane cyane mu Rwanda, ariko ushoboye kuyibona yayikoresha kuko ituma noneho unagira ibyishimo kubera ubwonko bumeze neza, ituma ugira uruhu rwiza, ni ukuvuga ngo ni byiza kurya amafi arimo omega gatatu, nimba utabona salmon ushobora gukoresha andi nayo afitemo omega gatatu. Ikindi kandi ino salmon kubera nyine uko ifasha uruhu igiramo vitamine D, iyo vitamine D ni nziza ku ruhu kandi ikagiramo n'amaporoteyine atuma amagufwa amikaya apana amagufwa, inyama zikomera zikaba, ukareka kugenda uvuga Yesu ashimwe, nyine ukaba ufite umubiri ukomeye ku myaka yawe 30. Ngo ibyiza ni ukuyirya nka kabiri mu cyumweru, cyangwa ushaka kutarya amafi ukarya indagara ni byiza, ushobora kuyirya yokeje se cyangwa mu masarade, akenshi mbona abakunda kuyirya bayirya ari mbisi. Aha rero ndakubwira ariko iyo ushaka kuyisimbura, nimba utarya inyama se cyangwa utayibona, aha ngaha utayibona ushobora gukoresha indagara, wenda urya indagara, urya andi mafi asanzwe, ariko nimba uri umuntu utarya ibikomoka ku matungo, ushobora gusimbuza ino fi ya salmon ubunyobwa, ubunyobwa ugakunda kurya ubunyobwa, bino bintu byose bijyanye n'ubunyobwa za flax seed, bino byose tubona bishobora gusimbura ubunyobwa nabyo wabikoresha. Ndaje mbabwire rero icya gatatu, oya icya kane. Ikiribwa cya kane rero ugomba kurya kwibandaho cyane urengeje imyaka 30, nubwo mbizi ko abantu mutagikunda, ngo twakiriye turi abana twaragihaze, reka mbabwize ukuri mugomba kurya ibijumba. Ibijumba ku muntu urengeje imyaka 30, ibijumba bigiramo beta carotene, cyane cyane bya bijumba bisa oranje mo imbere, iryo rero beta carotene niyo igenda igahinduka vitamine A, umubiri ukuramo vitamine A, noneho bigatuma ubwiza bwiyongera, vitamine A ni nziza ku ruhu, muzajye mureba ukuntu amavuta ya karoti bayamamaza, aba ari meza ku ruhu kuko karoti nayo igiramo ino beta carotene, no ku maso bituma n'amaso yawe rwose akomeza akagira ubushobozi bwo kubona. Ikindi kandi ino beta carotene ituma, ino vitamine A dukura muri beta carotene ituma isukari mu mubiri rwose iringaniza isukari mu mubiri. Ni byiza rero ko kurya ibijumba kuko iyo umuntu urya ibijumba ahorana imbaraga ntagacika intege ngo ube ubona wabaye puize, ahubwo ni byiza gukoresha ibijumba bikongerera nabyo imbaraga. Ndaje n'ikiribwa cya gatanu. Ikiribwa cya gatanu ugomba kwibandaho nimba urengeje imyaka 30 ni amagi. Amagi ni protein, mbese nicyo kintu kibamo proteine nyinshi cyane, ni power house of protein niko babyise mu cyongereza, ni ukuvuga ngo afitemo protein, afitemo amino acid 9 ari essentiel, ni ukuvuga ngo y'ingenzi ku mubiri ukeneye, urumva ayo acide amine niyo avamo amaproteine umubiri ukoresha, ni ukuvuga rero nyuma y'imyaka 30 uba ukeneye ko imikaya yawe se cyangwa muscles, muscle zikomera zikaguma hamwe zikareka kudebadeba, nyine kwa kundi umukecuru asaza ukabona ibintu umubiri we ntugikomeye, ni byiza kuko gukoresha ayo magi atuma ukomera, arimo nubwo bavuga ko nta mugore ukomera ariko uba wegeranye ukabona uregeranye, kubera ayifitemo choline, iyo choline kandi none ifasha ubwonko bugakora neza, umwijima ugakora neza, mbese ikagiramo n'ikindi cyitwa biotine gituma umusatsi n'inzara bimera neza, ni ukuvuga ngo amagi atuma shining and glowing, ni byiza rero gukoresha amagi. Ugomba kwibuka ko utagomba kureka kurya umuhondo w'igi, umuhondo w'igi niho byinshi biri, ni byiza kurya ukibuka umuhondo w'igi ukawurya n'uha umwana, nawe urawukeneye erega ku myaka ya 30, ugomba gukura nawe kuko ibyo biba biri gusaza, ahubwo ni wowe ukeneye izo ntungamubiri. Ndaje n'ikiribwa cya gatandatu.
Ikiribwa cya gatandatu ugomba kwitaho cyane niba urengeje imyaka 30, ni ibintu bijyanye n'ubunyobwa se cyangwa utuntu tw'uduseed nka harimo ubunyobwa, ama almond, ama flaxseed, chia seed, iyo ugiye kugura muri bariya bagorozi ukunda kubonamo utwo tuntu tw'uduseed, sunseed, utuntu inzuzi z'ibihaza, iz'ibihwagari, kuzikoresha cyane kuko zifitemo ibinure byinshi, hafitemo zinc, ibinure ndi kuvuga ni ibinure byiza utumva ari bya binure bibi, zinc, cyane cyane ibinure bibi biva ku bikomoka ku matungo, zinc, za magnesium, izi zose ni nziza kuko zituma stress yawe igabanyuka, zimanaginga stress ufite, kandi ikindi nanone zigatuma fertilité se cyangwa ibijyanye n'imyororokere byawe biba byiza, nimba urengeje 30 rwose hari n'igihe ushobora kuba aribwo utangiye kubyara, ni byiza gukoresha bino bintu bya nut, by'ubunyobwa, by'ibihwagari n'inzuzi z'ibihaza, mbese ibyo byose uzi bitewe n'aho uri kuko bituma ubuzima bwawe bw'imyororokere bukomeza kuba bwiza nubwo uba uri gukura. Ikindi kandi bituma na insuline mu mubiri ijya ku murongo bigatuma utazagira ikibazo cya diyabete. Biroroshye kubukoresha, ushobora kubuhekenya ubunyobwa biroroshye, hari n'ababiteka mu gikoma, hari igikoma usanga bashyiramo ubunyobwa, ushobora no kubikoresha muri smoothie, ntago ari ibintu biba bigoye, ntukavuge ngo bisaba gutegura, ndi kugenda nkubwira aga tips y'ukuntu wabikora utabanje kujya gutegura ibintu byinshi. Ndaje n'ikiribwa cya karindwi. Ikiribwa cya karindwi ugomba kwitaho nimba ufite imyaka 30 ni ibishyimbo n'ibindi bijyanye nabyo. Ibishyimbo, inkori, amalantille, ubwo bundi bwose bujya kumera nk'ibishyimbo. Impamvu rero ugomba kwita ku bishyimbo ni uko kenshi mu mubiri wacu iyo urengeje 30 fer irimo igenda igabanyuka. Ni ukuvuga rero ibishyimbo n'ibindi n'ibiriya bijyanye nabyo byose niho hantu honyine dushobora kubona fer nziza ivuye mu bimera. Ni byiza rero kuko tubonamo tubonamo iyo fer, tukabonamo amaproteine, tukabonamo na ya mafibre adufasha mu bijyanye n'igogora neza, bigatuma tugira amaraso ameze neza asukuye ndetse n'imbaraga zikaboneka kubera za proteine tuba turimo. Ikindi ano mafibre nanone aboneka mu bishyimbo afasha kuba estrogene yacu iba neza mu mubiri, bigatuma duhorana itoto ry'ubutoya. Ibishyimbo rero murabizi sinakwigisha uko duteka ibishyimbo mu Rwanda, turabizi muri salade, mu muceri, mbese ni ibiryo byiza, hano baravuze ngo ibishyimbo ni inshuti ya hormone cyane. Ndaje mbabwire n'ikiribwa cya munani. Ikiribwa cya munani rero ni berries, bino bya strawberry, inkeri mbese muri rusange, zaba izibona za kinyarwanda cyangwa ibasha kuzigura, nimba ubishoboye ni nziza kuko zigiramo ama antioxida menshi atuma ayo ma antioxida arinda uturemangingo tw'uruhu gusaza, urabona ko ubundi mu kinyarwanda mu cyongereza ni cells cyangwa selile mu gifaransa, bivuga ngo izo antioxida ziboneka muri ariya ma berries zituma utagira ikibazo cyo gusaza cy'uruhu rwawe ngo rusaze cyangwa ube wagira ama inflammation, kandi nanone zituma umutima wawe ukora neza, ubwonko bukibuka neza, uruhu nanone rugakomeza rugashayininga. Ikindi kandi zifite isukari nkeya nubwo wumva ziryoshye ariko zigira isukari nkeya, ntabwo zigira amasukari menshi, ni byiza kuzikoresha. Ushobora kuzirya nko kuriya zisanzwe, ushobora kuzishyira muri smoothie, ushobora kuzishyira muri yawurute ukazikoresha nawe ubasha kuzibona. Tukiri abana twakundaga kurya inkeri zo mu ishyamba, sinzi nimba abantu bo muri iki gihe aba.com, aba-Gen Z nimba mubasha kubona inkeri, ariko byaroroshye n'ahantu hose wazibona ukazigura no mu rugo. Nari ngiye nibagiwe kubwira abagore, no mu rugo inkeri urazihinga, nzabereke ifoto, urazihinga mu kijerekani, mu kibase cyamenetse, ntabwo zisaba ibintu byinshi, ariko ikibazo ni inyoni. Ikibazo ni inyoni zirazirya zirazigutanga, ariko ubashije kuba wazihinga biroroshye kuzihinga rwose ukajya uzirira ubundi ugashayininga ku myaka yawe 30. Ndaje n'ikiribwa cya 9. Ikiribwa cya 9 mperuka kubabwira muri video yashize ni umuti karemano, antibiotique karemano Imana yatwihereye, ni tungurusumu.
Tungurusumu nubwo ukabona ko ari gatoya ariko ni gafite imbaraga wowe utatekereza, tungurusumu uze kureba video nashyizeho y'uburyo ifasha mu gusinzira neza, iyo ugiye kuryama ukayishyira munsi y'umusego ikagufasha gusinzira neza, tungurusumu yongera ubudahangarwa bw'umuntu, igatuma utagira ibintu by'ama inflammation mu mubiri byo kubyimbagana mu mubiri, ikindi kandi ituma umuvuduko w'amaraso ujya ku murongo ukaringanira, ni byiza rero nimba urengeje 30 ugomba gukoresha tungurusumu kugira ngo rwose umutima wawe ukome kuri gahunda, wirinde ibintu byo kurwara imivuduko kandi umubiri wawe ukomere. Ni ukuvuga nanone ikindi ituma ni umuti kare baravuga ngo za bagiteri ziba mu mubiri wacu zaduteza indwara, tungurusumu zirayibona zigashwekura, ziti reka nshwekure ntaragerwaho na tungurusumu, tungurusumu ni nziza ituma umubiri wawe uba usukurwa, mbese ni cleaner, ni umuti karemano, ni umuplanto mwiza w'umubiri wacu, ni byiza, tungurusumu uyikoreshe buri gihe, tungurusumu irabikika, abatinya kuyitonora, hari video nigeze gukora ku yindi channel yitwa Esther's Hobbies, uburyo ushobora kugira uyishaka ambwire nyimuhe, uyibika ufite firigo ukazitonorera rimwe waziguze, ariko no hano iriho yitwa garlic kuri iyi channel iri mu cyongereza ntago harimo amajwi ariko iriho, urazitonora ukazishyira mu ka ice cube, kariya kantu kadukorera ama ice, yamara kuba ice ukayibika muri freezer n'umwaka yawumara, nimba utinya uvuga uti reka ndiruka gutonora tungurusumu biragoye, noneho ukajya ugakuramo ugahita ugateka, tungurusumu yiteke muri ibi biryo byose utetse, upfa kuba utari mu mihango cyane utwite waba utwite ugakoresha ku rugero ruringaniye ntuyikoreshe cyane, ni byiza cyane gukoresha tungurusumu n'ama infection byose nzabibabwira, ariko tungurusumu sinshobora kwicara ntafite tungurusumu mu rugo. Ndaje mbabwire n'ikiribwa cya nyuma cya 10 dusoza. Ikiribwa rero abantu bashaka kumva koko kitari cyiza ko twishyizemo ko ari bibi, ariko shokora yirabura ni nziza mu mubiri, ituma ugira mood nziza, nimba ari wababaye mood irahinduka ikakujyana muri mood nziza, ni nziza rwose, ariko ukibanda kuri yayindi itarimo isukari nyinshi, nibura yo ifite ngo ubuka dark, ifite 70% byo kuba yijimye harimo nyine ya cocoa, iyo shokora mukarigiramo magnesium nyinshi, ama antioxidant atuma rwose tumera neza, stress ikagabanyuka, ndetse no kurwara ibinya biragabanyuka, aha ngaha ndi gukora ino video nahise numva ngomba gushaka shokora cyane pe nkunda kurwara ibinya, ndashaje, nkunda kurwara ibinya, ariko ino shokora ni nziza yirabura ngo ituma ibinya bigabanyuka, ni byiza, shokora rero ngo ushobora kurya agace gato ku munsi rwose nta kibazo, si ngombwa ngo uyigure uyimare, ushoboye kuyibika ni akazi, ariko ari ibintu wiyemeje wabishobora, ushobora kugura shokora ukajya uryaho agace buri munsi cyangwa rimwe mu minsi ibiri, ipfa kuba uzi icyo uri kuyirira iri bukumarire. Turashoje rero n'ibyo biribwa 10 nabategura ugomba kwibandaho ku myaka yawe hejuru y'imyaka 30, ni byiza ugomba kuba ubifite mu gikoni, nagerageje gushaka ibintu bishobora kuboneka ahantu hose, mbese ni byiza, tubwire rero icyo ukunda muri byose twavuze muri video, icyo ukunda gukoresha, mbese icyo wumva nawe wabwira undi muntu kugikoresha cyagize icyo kikumarira. Njyewe icyo nkunda gukoresha kandi nzi ni avoka ni nziza, na tungurusumu, na tungurusumu nari nyibagiwe nayo nkunda kuyikoresha, ni byiza rero nimba utarakora subscribe, njye nsaba subscribe nshoje video, nimba utarakora subscribe uyikore, kuko nimba koko wumvishe ibyo twavuze bigufitiye akamaro, nimba wanumvishe ari byiza duhe like, duhe na comment, usharinge no kundi muntu wese wumva byagirira akamaro, ibyiza ni ukwigisha, icyangombwa si ukuba abantu byo gukora amafaranga, njye nkunda kumva ko ibintu nzi nabibwiye n'abandi, hari undi nawe ukeneye kumenya ubwo bumenyi kandi bukazamugirira akamaro muri ubu buzima. Ciao ciao rero, numva nakivuga amenye ko nagiye.